Mana we ariko we ko twatinze kuge yewe mubanguke tujye kumva ijambo ry'Imana umukozi w'Imana yateguye twizere nde noneho mu by'ukuri ngaba nzi ko nakoranye n'abakozi b'Imana kino gihe hari ngaba ngihagaze muri umusozi ngenyine cyangwa nshobora kuba narebye nabi birashoboka kuba narebye nabi kandi tubiza amaso inyuma ndizera yuko ku Mana nakoreye ndizera ko itankuza isoni harabo nigeze nkorana nayo kandi tubiza amaso inyuma ndebe ntabwo bishoboka kuba n'abandi mu musozi ngenyine kandi haleluya numve ko haruranyikiriza haleluya amen Imana ishimye nukuri umusozi turimo biranshimishije cyane ubwo nge narinde ahangaha mvuga ntariko Mana ese ko nazanye ikintu kimara abakozi b'Imana icyaka birashoboka yuko ndibuze nkagara mu musozi ngenye nasigaye iki gisheke cyo muri kureba yemwe badukurikiye hagifata ngenye ngabura abantu kugisangira ntabwo wabyemeye subije amaso inyuma nguko subije amaso inyuma Uwiteka Imana yacu maze natwe tugirute turagukurikira none nanjye nsanze hari abankurikiye haleluya 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 abankurikiye haleluya haleluya abanyagihugu haleluya ishimwe mureke duce bugufi tusenge dusabe umugisha ku Mana mbere yuko tugira ibyo dukora tumanza twishyira imbere y'Imana haleluya muce bugufi mu mitima yanyu dusenge Uwiteka Mana ishobora byose turagushimye turaguhimbaje dushimye kurinda kwawe kwakomeje kubana natwe uri Imana ivuga bikawe yategeka bigakomera uri Imana itagira indi Mana ikuri inyuma uretse abamarayika bawe nukuri iki gitondo turahahantu tuje gusabira umugisha ahantu abageze ahantu bahereza umugisha nukuri baje kuva mu buzurize nubaha igice mbere ya byose umanza bari imitima yabo baravuga bagacuma bakaraba bagacumura nanjye ndisize ngara bakinga ibyumba by'imitima yabo kugira ngo iri gukora mu izina ryawe Yesu reka byose bibe nk'uko ushaka tubisabye twizeye imbaraga zawe zishobora byose none urakoze amen reka twakire umukozi w'Imana gijya ni karibu ariko yewe murakomeye ariko reka mbabwire gusenga ni byiza cyane yewe mperutse kugenda mpura n'umuntu wari uvuye kuvoma kugira gute kuvoma mureke mbasetereye yambwiye ku nkuru za Yesu nanjye nizera nde Yesu ari abadukurikiranye kuri YouTube ndetse n'ahandi hose mu Rwanda mu mahanga ahantu hose hagiye hatandukanye bakagombye kwizera nde Yesu haleluya amen ndafashijwe reka mbabwire rero hari akaririmbo kaje mu mutima wanjye akaririmbo ubwo numvaga uyu mumama ari kubwiriza kagiye kamanuka kakinjira mu mutima wanjye reka turebe ko n'imbere no hanze karasohoka wabaye subishimira izina rye ryiza Aiwe, ne chotene sera.
mwicare mbabwire impamvu ndirimbye ngo aba Yesu bishimira izina ryiza ribamara imibabaro nuko Yesu murarimbye ngo ni inshuti tugira gute twizera. Iyo wizeye Yesu byose birashoboka. Iyo wizeye Yesu akumara umubabaro. Iyo wizeye Yesu yakurinda inzara. Iyo wizeye Yesu yakurinda agahinda. Iyo wizeye Yesu mu mazi yakurinda. Iyo wizeye Yesu mu ntambara yakurinda. Iyo wizeye Yesu ahantu hose hagiye hatandukanye umwami Imana yakurinda. Umwami Imana aragushaka, yaba ukurikirana YouTube channel, yaba uri mu Rwanda, yaba uri mu mahanga, ahantu hose hagiye hatandukanye umwami Imana arakurinda kandi azakugirira neza. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Iyo wizeye Yesu byose birashoboka. Amen.